yamuziritse abona kumwica. uyu muhungu yitwara gute? Njye nibwo namubonyeho nyimara kumubona ari gutembera nyine muri rompuwe, ari gutembera aribwo ndi kumubona, sinzi n'ahantu yari ari kunywa agacupa kugwagwa, aribwo namubonye. Byabaye ataraza kumwica, numvise ngo atwitse isi. Uyu muhungu ntiyari ari kunywa inzoga na barunakara kakanya, nibwo naje kureba nsanga ni wa wundi nari ndi kureba yamaze kumwica, yicarira hariya ku rubarazi we, ahagifatira telefone arahamagara. Yari ari guhamagara, twabonaga ari guhamagara ariko ntiwamenya ngo ari guhamagara ndi. Umusore ribo yaje iramujyana, iyi polisi yaje imwambika amapingu nyine mushyira mu modoka. Yitwara gate se mu busanzwe uwo musore? Njye ko nabyumvise ngo yari igihaze n'ubundi yari umujura, ngo sinzi igihe yigeze kumuterura miliyoni niba ari 2 bamufata asigaje 500. Ngo yapfuye yihinatse amenyo gutya ashinyitse amenyo. Ngo inzira hiye nk'umutabare, mukecuru turamutabara tuyora ibyondo mu muhanda tukajya dutera ku mabati, nkababwira ati muzana amazi n'ibyondo n'umusenyi tunagemo hejuru tureke umuriro wagabanyuka. Ubwo hashize akanya twumva umuntu aratubwiye ati ni umwana we umumenyeho lisansi aramutwika, ariko umuhungu we akaba yari ari gufata isuka ngahanura urutsinga ngo ni umuriro tugire ko ari inkongi y'umuriro, ariko tugwanyira ari kudufasha. Birangije tuje kumenya ko ari we umutwitse, tujya mu gikari tuyicura idurisha turushaho kugira ngo tumenemo ibitaka n'ibyondo n'umusenyi n'amazi kugira ngo turebe ko inkongi y'umuriro yagabanyuka. Twakomeje, umuhungu bageraho baramufata, bamaze kumufata arababwira ati njyewe niyiciye papa, mbishaka mureke mamagare abantu baze bantware kuko njye ni njye umwishe. Induru yari umusaza ufite ijwi ritoya, abantu bakeka yuko yazamuye ijwi ntiribashe kugera hanze, n'ikirimi cy'umuriro nacyo gikurura umwuka. Nabimenye saa 9 z'ijoro, bampamagaye, imodoka yari ifite umurambo igira ikibazo, barambwira bati ngwino dutwaze umurambo. Ntabwo nari nabimenye. Nagiye mbasanga aho imodoka yapfiriye, umurambo ndawuzana. Ubwo bambwira nyine uburyo uwo muhungu yaguze esansi akamushyira, ubwo akamushyiraho matora. We aho yarari ikigaragara cyo yaraboshywe, ariko mu cyumba urumva matera zari zirimo n'imyenda irimo, ubwo ikigaragara cyo bavuga ko yanakoresheje na esansi. Byari mu cyumba byose byahiye? Byose byahiye. Mugera ku murambo mwabonye wamufite? Mbo yari yahiye yicaye. Twabaga turi inshuti cyane tu. Hari inkuru numvise ahangaha ubona aba za Kanyanga ngo abantu banga bakunda kunywa n'amatabi n'ibiyobyabwenge n'iki, ngo nicyo gishobora kuba cyabimuteye. Nibyo koko? Na byashoboka. Undi ni mu karere ka Bugesera. Hari umubyeyi umwe wavuze ati mugira inama abantu bagabanye abasore insoresore zinanga zigabanye ibiyobyabwenge, itabi ndetse na Kanyanga. Yego. Twazanye kuva tukihagera. Wenda ku byo wagiye wibonera nawe ubwawe, wahabonye gute? Isura yawe ibonye gute? Yego, ni sanere ubona ko irashyushye, ndetse ngire ngo tunamanuka wagiye ubona ko twagiye duhura n'abantu benshi abapakira amajerekani amwe nabonaga ameze nk'ara y'inzoga. Ese wangu namahoro reba hano tuganira gaki witwa nde? Venusi. Ubwo no kuvuga ngo inaba kwita Venuri. Reba imbere gutya. Reba imbere gutya. Kuri kwisi. Nukatinye kamera. Inaba kwita Venuri. Yego. Siko witwa? Venu. Karamba. Inangaha isantere inangaha iteye gute, imeze gute? Ni santere nyine ubona yuko ari santere nziza.
ariko bitewe n'icyo kibazo cyabayeho ntabwo wavuga ko ari nziza cyane. Veni duhe abantu batakurikiranye bari ikiganiro cyangwa batagikurikiranye duhe ishusho y'ibyabereye ahangaha. Byabereye ahangaha nyine urumva yuko ari ibintu bibi cyane. Uriya musaza yitwa nde? Uwo musaza we ntabwo naba muzi pe. Ariko bavuga ko hano hari abantu banywa ibiyobyabwenge cyane cyane kamera kanyanga ndetse na n'urumogi. Ntabwo byabura nyine sibyo ko wenda nk'umuntu ababona nyine bagenda bazezengeye nyine umuntu wanyweye ibiyobyabwenge ntabwo yayobekana. Uyu musore wakoze aya mahano we wamubonaga gute? Sibyo kuba namubonaga nyine mu muhanda agenda ntabwo ibyo ngibyo nabaga nabimukekeraho pe. Isura nyine uko byabaga bimeze gutya uko mwari mubanye muri iyi quartier yangaha uko wamubonaga igihe wamaze nawe cyangwa uko wagiye ubyiruka umubona wamubonaga gute? Wamubonaga nk'umubiyobyabwenge cyangwa wabonaga ari umuntu bitewe nyine duhishusho ye? Bitewe nuko nawe nakundaga atubwiza ukuri. Bitewe nuko nawe nakundaga kubona amenya atabaga inahangaha namubonaga nyine ari nk'umuntu w'umusore waba avuye mu kazi akaza nk'iwabo ukabona yuko nyine ari umuntu witonda ntabwo ibyo naba mbizi pe. Wabyiwe n'iki cyangwa wabyumvise gute? Nanjye nabyumvishe mu gitondo nyine numva yuko umuhungu yakoze ibyo ngibyo. Twabaga turi inshuti cyane tu. Hari inkuru numvise ahangaha bano aba za kanyanga ngo abantu bangaha bakunda kunywa n'amatabi n'ibiyobyabwenge n'iki ngo nicyo gishobora kuba cyabimuteye. Nibyo koko? Nta byashoboka ariko ibindi byo ntabyo nzi. Duhe ishusho uwo musore wivuganye umubyeyi we. Ishusho ye mubanye gute? Byari bimeze gute? Kuba twahura tugasuhuzanya tu. Ese mwamufataye gute mwebwe? Twebwe se ahangaha ntabwo akunda kuhaba cyane. Uragira uti mwasangiraga ariko nanone hakaba amakuru ari kuvuga twahuraga gutya tugasuhuzanya nta kintu twakimana. Ko hari amakuru avuga ko ngo yajyaga yiba iwabo kuko nibyo mwajyaga musangira ayo mafaranga yayibye iwabo? Ku mafaranga se ubwo yaba yibye amafaranga akaba akiri hano yagendaga. Ubona iki cyateye ibi ngibi? Ubona iki cyabiteye kuba yahitanye umubyeyi we? Kuba yahitanye kuba yagize iyo myaka yose ingana gutyo akaba yaramureze akamukuza akagira iyo myaka ingana uko nguko. Ubona iki cyabiteye? Ngo yamunumvisha bavuga ngo yamujijije ngo ashaka akamoto ko gutwara. Ibintu by'ibiyobyabwenge bavuga ahangaha ngo za kanyanga n'urumogi biraba. Tubwiza ukuri turi kuganira wene wowe ushobora kutabinywa. Ushobora kuba wowe utabinywa ariko abandi wenda bafata. Tubwiza ukuri uduhe ishusho. Ntabwo naba nzano babikura. Ariko bibaho. Birahaba. Ubona enda tugereranyije duhe nk'isura yangaha abantu bamwe ibiyobyabwenge cyangwa amakanyanga ese aturuka he? Sinamenya koko. Ubundi ntabwo tubigushinjije hari ukuntu ubyumva ariko uko byaba biri kose kumva ko ari ibyo byateye n'ibyo ngibyo. Ko hari umubyeyi umbwiye hariya ngo biba byatewe n'amakanyanga babanyweye n'amatabi. None se ubundi iyo utanywa ikintu ubundi ntabwo ugomba kujya kukirukankamo. Ariko amakuru ufite wumva ko bituruka he? Amakuru wenda bashobora kuba bajya kubireba ahandi hantu kuko urabizi iyo udakora ikintu ntabwo ushobora kujya aho kibera. Niko biba bimeze. Ariko nyine ushobora kumva amakuru ngo bituruka ahangaha wenda ayo matabi ushobora kutasoma ariko ukabona nyine byabaye. Rego ushobora no gutanga urugero rwiza ukabagira n'inama nk'abantu urubyiruko rubinywa. Ushobora kuba utarashoboye kuba babinywa ariko ukabagira n'inama bakanabireka. Ntabwo naba amazi tu. Ariko barabinywa. Bashobora kuba babinywa. Ntabwo nabibahamya kuko ntabwo namubona ariko binywa. Uwo musaza wenda yarabaye gute muri iyi quartier yangaha cyangwa muri uyu mujyi wangaha yarabaye gute? Ndetse uratubwira n'ishusho yo musore ko yarabanye n'abandi bantu cyangwa umwarimu bandi. Ishusho nawe nayimenya gute? Umusaza we yarameze neza, umusaza witondaga yaduhaga n'amazi nta kibazo. Amazi ushatse kuvuga ni bwo kuki? Ko yari afite ivomero hariya ibigega nyine.
niho twazaga kuvomera. Ni umuntu wabwiraga ati habuze amazi akagira uko abitwaramo. uwo musore noneho we uwo musore umunsi ubwo uko yitwara ahangaha uko yitwaraga yitwaraga nk'ibidasanzwe nk'amayibobo nyine tu nk'unywa ibyo biyobyabwenge bavuga n'ubundi. Hari ubutumwa ugenera abantu batuye wenda bazabona iyi nkuru cyangwa iki kiganiro batuye iyi quartier ya Rompuwe ahangaha, hari ubutumwa ushobora kubagenera cyangwa urubyiruko muri rusange rwo muri Bugesera cyangwa n'urwo wenda mu Rwanda buri tuvuge aba baza ku iki kiganiro niye n'amababa uko nyine bamujyana bakamugorora. nabo bacuruza ibiyobyabwenge nimba ari nabyo yaba yakoresheje yanyweye bakagira uko babigenza nyine bakabirwanya. Nimba binahari bakabirwanya. Ariko nibizwa ko n'ubundi bihari ntabwo byahabura. Bikaba ari ibintu nabyo byatumye akora ayo mahano. Yego nuko rero nabyumvaga. Witwa nde ubundi? Ntabwo nigeze mubaza amazina yawe. Witwa nde? Njye banyita Mugisha Clement. Ufite imyaka 17. 17. Ako kunywa gatame nyine biraho bisanzwe. Mwajyaga musangira nko bivuze. Ntabwo twasangiraga inzoga ko hari amakuru avuga ko ku munsi w'ejo yaba yarabibwiye bamwe mu bantu nkawe mwagendanaga. Yego ntabwo ejo ntabwo nari mari. Yego ntabwo twirirwa ngo yaratuwe abivuga. Yaratuwe ngo abivuga. So wajya gukora ikintu ukakivuga ntabyo numvishe. Bamwe mu bantu bagendanaga wenda uraduha isura yabo cyangwa ishusho yabo mu bantu bakundaga kugendana nawe basanye uko wabonaga nyine ari gutambuka ari kugenda abo bagendanaga wabonaga gute? Mu rugero rumwe n'ubundi nose ubundi abantu abibiyobwenge abantu baba bagendana urumva nabo ntago ari abantu bazima. Yego ntago bari abantu bazima. Ni irihe somo bigusigiye ku bintu bibaye ahangaha cyangwa ibintu wabonye? Ibintu nabonye ntago ari byiza. Ubwo rero isomo ryaba ririmo nimba ari n'umuntu ugira na kamere mbi agomba kuyigabanya. Ndavuga ku giti cyawe wowe ni isomo byaguhaye n'irihe? Ku isomo ryamaye ni uko ngiye nashobora kuba navuga ngo ngiye kunywa ibiyobyabwenge bituma nakora amabi. Okay, turacyakomeje n'ubundi. Umaze igihe kingana gute hano? N'uyu musaza yari umuturanyi wanjye. Yego umuturanyi kuriye hano yari yarimutse ngiye nturanye n'aho bari gusiza ikibuga. Yego we yari yarimutse aza ku mujyi. Ubundi amazina y'inyakuri Kayitsinga Samuel. Kayitsinga Samuel. Imyaka ingahe? Ni umusaza yarakuze cyane, imyaka ye ntayo nzi. Ibyabaye ni iki cyagutunguye mu byabaye? Mu byabaye umwana we nari muzi kuko abana bose bamvukiye mu maso. Mu bana we yarafite bose ndabazi, twarabyirukanye. Urabazi? Ndabazi bose. Ni iki nabavuye kureba bose bageza ku byo uriya mwana we yakoze? Ubwo twika umuntu na essence byantunguye cyane. Papa uragira uti ndi umuturanyi. Umuturanyi we kavukira. Ukuntu umuntu yaba yaje agatwika ariko ahari abantu byagenze bite kugira ngo databara? Abantu bahari. Yego yari umwana n'umukecuru mu rugo. Ni nka bucura rusigaye mu rugo gusa. Ariko hano ni muri quartier kandi esase urumva hahita imyotsi irazamuka iki kuki mutafatiranye ngo mutabare? Atarashira mu amakuru nafashe. Yego yamaje gushumika n'inzu yayikinze. Inzu yahise agenda amena umusaza yari yanyweye akagwa ariryamira. Umwana araza kuko ni ibintu yari yarateguye. Yego ayo makimbirane yarasanzwe muri uyu mwana watuwe ko mwamuturanye yarasanzwe ku mubyeyi na se? Oya uyu mwana yarasanzwe akora. Ari igisambo, ari mujura, akaza akamwiba, yacunga amafaranga aba yandaritse akayatwara. Ayo musaza w'umukire. Ibiyobyabwenge bavuze nabyo ntago byabura, nge nzi ko ari nabyo wenda bishobora kuba byamukoresheje. Agira uti abana bose ndabazi twarabyirukanye mu maso yanjye. Yego bose ndabazi. Urakoze cyane kudusobanurira. None se wenda yarafite imyaka ingahe? Bari kumwe ko afite imyaka 27. Hagati aho 20 n'umwana. Yitwa nde amazina y'ubundi nyakuri?
bamwita ngo Irakiza. Papa we yarafite imyaka ingahe? Ari muri za 70. 70. Bamwe yatubwiye ngo ariko yaragikomeye yarafite amafaranga yari umukire. Agura ubutaka agacuruza ubutaka. Yego. Yarafite umudamu arahari. Yego uragira nta makimbirane yarahari kereka uwo mwana bari bamunaniye abandi bana bose nta kibazo. Uravuze ngo yakorakoraga ariko nanone uratubwira byajyaga bigenda gute? Umusaza akishyura ibyo yakorakoye, umusaza akamwishyura ibiki kwiba amagare nawe akamwiba kandi akiba mu rugo. No mu rugo yibaga amagare hose no mu nzu akiba amafaranga akayajyana yayamara akaza akagaruka mu rugo bakamwakira nta kibazo. Yego. Nuza twumvise yangaha ngo y'ibyo bibwenge Kanyanga ndetse n'Urumogi iyo bihagaze bite? Iyo kesi nanjye iyo kesi ndi kwitekereza kuko ntabwo yajya kugura esansi atanywe ibiyobyabwenge. Hari mu masaha yasanga ko ibi byabereye mu masaha 12 z'umugoroba. Kuki urabona hano hari abantu baturanye gutya wenda n'inzu ntabwo igeze yangirika cyangwa ngo kuki ubona abantu batatabaye hakiri kare kugira ngo gutabara ngo numvise ko yari yamufunze umunwa yabanje kumuzirika. Yabanje kumuzirika amupfuka umunwa aramuzirika. Niyo mpamvu gusohora umwuka byari byanze. Yego. Yabanje kumuzirika. Inzu nta kintu igeze iba. Inzu hahiyemo ibintu byari mu cyo cyumba ariko inzu nta kintu yabaye. Inzu nta kintu yabaye. N'ubuhe butumwa mwatanga ku bintu byabereye hano? Gutanga ubutumwa bwo ni bwinshi. Abana ni benshi. Abana bananiranye muri centre ni benshi. Ahubwo icyo ukabona biterwa n'iki? Ntabwo twavuga ngo ni ikibazo cy'abana. Abana nabo iyo babaye ntagundwa babaye ntagundwa. Kandi kugira ngo umwana uzamushyire ku murongo biba bigoye. Nyirabayazana y'ibyo biyobyabwenge se bari kuvuga by'Urumogi ndetse na Kanyangayo urayivuga iki? Nk'ubu nanjye oya kwigomeka amakuru tuyatanga buri munsi naye muri komite y'umudugudu ndimo n'umunyamakuru ariko n'abayobozi barabizi hano babatwara buri munsi. Hari icyo bitanga cyangwa biguma gutyo? Nuko hano hari ikigo kigorora abana nk'abo ngabo muri Ngenda ko Ruhuha babajyana ariko amezi 3 amezi angahe ukabona bawongeye bagarutse kandi ntago bagororoka baragenda bakagaruka n'ubundi ahubwo barushijeho kuba ibyihebe. Urakoze cyane tuganire ukiza amahirwe tuganire uri umunyamakuru w'umudugudu. Nge ndi n'umunyamakuru w'umudugudu. Yego. Wa Rwakirizi nitwa Imana Jean Baptiste. Yego. Ndi mu muyobozi w'akagari ka mu mudugudu wa Rwakirizi mu murenge wa Mayange. Yego. Ubutanga n'ubuhe noneho? Icyo leta yadufasha abana dufite urutonde rw'abana bananiranye. Yego. Yarimo arimo nawe yari mu rutonde rw'abana bananiranye. Aragenda akagaruka akajya i Kigali agahungirayo ejo ko mubona yagarutse ina. Hari amakuru twumvise avuga ko mwari namufunze. Arafungwa akagaruka. Rega nimbye naguhaye abana benshi barabajyana ukabona ejo bongeye bagarutse. Hano dufite abana benshi barara bamena amazu batobora amazu. Ugasanga inzu baraye bayikinguye. Iyo mubigejeje ku bayobozi yenda mu nzego zibanze cyangwa oya inzego zibanze nta kintu zakora. Yego. Ucere ku buyobozi bwo hejuru. Ubuyobozi bwo hejuru bwo bafata umwanzuro. Muratabaza. Twego dutanga amakuru. Yego. Batanga amakuru bakabafata bakabajyana ukabona ngo ni y'amezi 3 ni y'amezi 4. Turaganiriye ikiganiro kizavugwa n'abantu benshi abashinzwe umutekano ndetse n'abantu bagiye batandukanye. Ubu niki wabwira abantu badukurikiye cyangwa ndetse n'izo nzego z'umutekano kuri ibyo bigenda bibera hano bigiye bitandukanye? Ni ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ariko icyo twasaba urabona abana b'insoresore ni benshi ntibashaka no gukora ahubwo bashaka ko nk'ababyeyi gusa kandi nta kintu binjije mu ngo zabo bakaza bashaka kurya gusa kandi batakoze. Ubwo rero twasaba ko nk'iyo kesi y'abana b'inzererezi bafata bakabigisha ariko bakajya babigisha igihe. Kufata umwana amezi 3 amezi 2 ntago abayigishijwe. Yego. Bona bajya bafata nk'igihe kingana ute? Yego. Wenda amezi 6 kujyana hejuru. Bakabagorora ntago amezi 3 umwana abayigishijwe.
ni Mayange wavuze ko ari Mayange kuri rompuwe hano ni Mayange kuri rompuwe akagari harya akagari ni Kibirizi umudugudu hano ni Gahinga nk'abayobozi bazabona iki kiganiro ko bazakibona kuko iki kiganiro cyangwa aya mashusho yacu agera hirya no hino kandi abayobozi bacu baba bashaka kugira ngo nabo basobanukirwe cyangwa bamenye naho ikibazo kiri. Ubutumwa baba hano ubuhe kugira ngo bazagera aha ngaha ibi bintu wenda babikoreho ku bagiye batandukanye, badusura bakaganiza abaturage tukavugana nabo tukababwira n'ikibazo dufite. Ni ukuvuga ngo ni ukubasura bakaza bakaganiza abaturage. Murasaba izi nzego? Inzego z'umutekano cyane cyane. Ubwo ni polisi? Hari polisi, hari RIB, zose ni inzego z'umutekano. Polisi na RIB baze bite ku kibazo cyangwa cy'umutekano kubijyanye n'ibiyobyabwenge kanyanga ndetse no mu biyobyabwenge byo barabirwanya ku bwinshi. Yego. Nuko ariko ntago babica burundu ariko barabirwanya buri munsi. Ariko hano bavuze ko birahari ndabizi. Ariko babirwanya buri munsi ariko iyo babikoze uyu munsi hari igihe bagenda ntibagaruke vuba kandi abandi bagahita bikomereza gahunda zabo. Ni icyaha kidasaza. Yego papa, watubwiye ngo uyu mwana yari yarananiranye, ese abo mu rugo iwabo bajyaga babagezaho icyo kibazo? Cyane kirumvikana, ikibazo kirumvikana cyane buri munsi yari n'inshuti yanjye duhurira bakakuregera uyu musore. Oya hano ni ikibazo cyabaga muri munsi y'iti uriya mwana yanyibye nje n'umusaza twakunda gusangira icupa mu kabari. Yego kandi ati ejo yatwaye amafaranga, uyu munsi yatwaye igare, gutyo no gutyo buri munsi. Ni ibintu byari bimaze igihe. Mubye reka tugushimire kuri message utambukije ndetse no ku kiganiro cyiza tugiranye. Abantu babishinzwe cyangwa abantu badukurikiye ku mbuga zacu ni Urugendo Online TV ndetse ni Sawa Sawa Show uko bisanzwe bazaze ahangaha nko basobaneye ngo ni mu kagari ka Gahinga, batuganize mu kagari ka Gahinga ni centre ya rompowe ni Mayange, ubwo no murenge mu karere ka Bugesera. Babaganize kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza kandi none ndabizi inzego zacu z'umutekano ziba tuzabaha amakuru ashoboka tayari kabisa. Urakoze cyane, reka tugushimire cyane. Murakoze. Batubwira aha turi ni hehe? Aha turi ni rompowe umudugudu wa Gahinga, akagari kwa Kibirizi, umurenge wa Mayange. Twebwe twari tuvuye mu itsinda ribera rompowe tugaruka mu rugo. Tumaze kugaruka mu rugo duhura na mukecuru ari gutabaza yirukanka ngo inzira ahiye nk'umutabare. Mukecuru turamutabara tuyora ibyondo mu muhanda tukajya dutera ku mabati, nkababwira ati muzana amazi n'ibyondo n'umusenyi tunagemo hejuru turebe ko umuriro wagabanyuka. Ubwo hashize akanya twumva umuntu aratubwiye ati ni umwana we umumenyeho lisansi aramutwika, ariko umuhungu we akaba yari ari gufata isuka ngahanura urutsinga ngo ni umuriro, tugere ko ari inkongi y'umuriro, ariko tugwanyira ari kudufasha. Birangije tuje kumenya ko ari we umutwitse, tujya mu gikari tuyica idurisha turushaho kugira ngo tumenemo ibitaka n'ibyondo n'umusenyi n'amazi kugira ngo turebe ko inkongi y'umuriro yagabanyuka. Twakomeje, umuhungu bageraho baramufata, bamaze kumufata arababwira ati ngewe niyiciye papa, mbishaka mureke mamagare abantu baze bantware kuko nge ni ngewe umwishe. Twe twasanze asa nk'umuntu wari wamuziritse amumenaho lisansi aramutwika. Yari yicaye imbere y'uburiri, yari yashoje gupfa. Umuhungu we twumvaga bamubaza akavuga ngo ngewe papa mwishe kuko yanukaga. Umuhungu ubwo twebwe twumvaga amakuru bavuga ngo kare biriwe bapfa,
avuga ngo ntamugurire moto, ariko muzehe akaba ngo yari yarashize ikibanza ku isoko cyo kumugurira moto. none se kumwica bikaba wenda mukeka ko hari aho byaba bifitanye isano no kuba iyo moto atari yayimugize yari yabimwemereye cyangwa yamuhakaniye? Ntabwo isi yari yaramuhakaniye, yari yarabimwemereye, ariko umwana n'ubundi yari igisazi, ari igisarigoma kikamwiba akamukubita. Urumva ko yari yarananiranye mu muryango wabo. Twabuze uko twagwakira muri twe, kuko aribwo bwa mbere tubonye umuntu upfa uku nguku yahiye. Twitswe n'umwana azira narabyaye. Murasaba ikirere inzego z'ubutabera n'iz'umwana yishize, reka tuvuge ko akekwaho kwica se, ese none murasaba icy'ubutabera? Ubutabera rero wenda ku giti cyanjye uko wenda nabyumva, niba abana baba bakeneye bakagombye guteranya imiryango bakajya baha abana nk'aba ngaba bakabasinyira hakiri kare, niba icyaba cyatumye amwica ari imitungo. Yitwaga Kayitsinga, niryo zina nari muziho, cyangwa Rukara. Umwana we yitwaga Irakiza, yari umuhungu, menya ari 25. Papa nawe waje utaba, we waje ubwirwa ko bigenze? Nahise hano nka saa moya zishigaje iminota mikeya, ndahita sinamenya, nta kintu nabimenyeho. Nabimenye saa 9 z'ijoro, bampamagaye, imodoka yari ifite umurambo igira ikibazo, barambwira bati ngwino dutwaze umurambo. Ntabwo nari nabimenye. Waje rero usanga bimeze bite? Nagiye mbasanga aho imodoka yapfiriye, umurambo ndawuzana. Ubwo bambwira nyine uburyo uwo muhungu yaguze esansi akamushyira, ubwo akamushyiraho matora, ngo akazana n'imyenda akayishyiraho esansi ngo agatwika. Nuko nabyumvise, bavuga yuko yaraziritse. Induru yari umusaza ufite ijwi ritoya. Abantu bakeka yuko yazamuye ijwi ntiribashe kugera hanze, n'ikirimi cy'umuriro nacyo kirakurura, gikurura umwuka. Ubwo nta kintu mbiziho, uburyo abahageze mbere nibo babisobanura. Icya mbere ni ubwumvikane, icya kabiri ni umururumba w'ibintu by'amafaranga. Usanga akenshi abana ntibashaka gukora, ahubwo bagashaka amafaranga. Icyo kibazo kiriho. Niba ufite nk'agasambu, umwana agashaka yuko umuha 8, wamara kumuha agahita ashyira ku isoko. Icyo kibazo urebye gihari. Uwo muhungu ko muzi mu mateka, yari umuntu ise yabikaga amafaranga ahantu, akagenda akayashakisha, akayiba
yose amafaranga menshi. Icyo tumuziho yamwibaga cyane. Umubyeyi yari yarataye umutwe yarabuze ukuntu bigenza agenda hanuza abantu agira gute. Naho ubundi umubyeyi ntabwo yari mubi, yabanaga n'abaturage bose amahoro, nta kintu kahitsinga twamushinjaga. Ntabwo ngewe nkizi, ntabwo icyo nacyumvise. Ikintu bidusigiye ni ikintu kinini. Ubundi icya mbere ni kugira amahoro mu rugo. Iyo hatari amahoro mu rugo ibintu birangirika. Nawe rero yangiritse kubera yuko nta mahoro yari ari muri urwo rugo kuri we n'umwana. Ku mwana gusa bamufataga nk'ikihebe kiri aho ngaho, kandi hari n'ubwo bagiye bibwira n'abayobozi, hari ubwo bamufashe bamujyana kumufunga. Yari aho nk'ikihebe kiri aho ngaho kimwe ibintu bidashobotse. Ibyo ni ikibazo nyine. Umuntu wafunzwe iyo agarutse n'ubundi aza ari ikibazo. Ubwo leta iba ikwiye gukora ubushishozi ikareba uwo muntu witwaye gutyo. Reba nk'ubu ngubu bashobora kumujyana, hashira nk'imyaka 10 ugasanga aragarutse. Urumva azabangamira abantu benshi. Wa muntu wamuziritse ashaka umutekano ngo agira ngo bamufate haboneke umutekano, uwo muntu yaza amubangamira cyangwa se n'abandi. Leta ikwiye gushishoza, n'ubundi isanzwe ireba kure birumvikana, ariko ikareba cyane ku bantu babangamira abandi, cyane cyane nk'abajura. Umujura baramujyana ejo, ubundi ukabona aragarutse, akagaruka noneho abaye mubi biruseho, akaza noneho akora ibindi bintu bibi, yangiza agira gute, abangamira abantu. Leta ikwiye kongera ubundi bukana bwerekeranye n'abantu babangamira abandi. Muri iyi santere mwatabaye bimeze bite muri uru rugo? Twahuruye natwe twumvishe inkuru ngo umwana yishe se, ngo bamutwikiye mu nzu. Mwasanze bimeze bite? Twasanze nyine yarangije gupfa, yamutwikiye mu cyumba, ngo yari yicaye ku buriri. Arangije ngo yamwicaje ngo ku ntebe, aramuzirika, ngo amushyiraho matera niba na supanete, ibintu byose byari mu cyumba. Arangije ngo ahita acana nyine ngo umusaza arapfa. Mwasanze mwebwe ameze ate uwo mubyeyi? Abamubonye basanze bavuga ngo yapfuye yihinatse amenyo gutya, ashinyitse amenyo. Yarameze ate? Yarameze ate? Yarameze ate? Abamuye kuko yarameze ate? Yaragize gutya, ameze gutya, ashinyitse amenyo. We ntabwo wamubonye? Ntabwo namubonye, abamubonye mbere niko basanze ameze. We ntabwo wamubonyeho se? Ntabwo namubonyeho, nanze kujya kureba, nigiriye ubwoba. Byagenze bite rero ngo abe yahiriye mu nzu ntihagire ubimenya bakapfuye? Nuko wenda atavugije induru, ko yavugije induru wenda ntibigere hanze. Kubera yifitiye n'akajwi gatoya, wasanga yavugije induru
ijwi rye ntirige hanze kuko yari yakinze hose kandi urabona ibirahuri bya femese ijwi ntabwo ryagera hanze. nta wundi muntu wari uri mu rugo. Bavuga ko mama w'uwo mwana ngo yari atetse, yari mu tujoje abantu bose bari kutwugama ku rubaraza. none se muzehe kumufata gutyo akamera nk'aho akoreye umuntu ikintu umuntu utabasha kwinyagambura yabigenje ati yamuziritse. Bari kuvuga ngo yamuziritse abona kumwica. uyu muhungu yitwaraga ate? Njye nibwo namubonyeho nkimara kumubona ari gutembera nyine muri rompuwe, ari gutembera aribwo ndi kumubona, sinzi n'ahantu yari ari kunywa agacupa k'urwagwa, aribwo namubonye. Byabaye ataraza kumwica, numvise ngo atwitse isi. Uyu muhungu ntiyari ari kunywa inzoga na ba runaka kakanya, nibwo naje kureba nsanga ni wa wundi nari ndi kureba yamaze kumwica, yicarira hariya ku rubarazi we, ahagifatira telefone arahamagara. Yari ari guhamagara, twabonaga ari guhamagara ariko ntiwamenya ngo ari guhamagara ndi. bariho uwo musore. Umusore ribo yaje iramujyana, iyi polisi yaje imwambika amapingu nyine mushyira mu modoka. yitwaraga ate se mu busanzwe uwo musore? Njye ko nabyumvise ngo yari igihaze n'ubundi yari umujura, ngo sinzi igihe yigeze kumuterura miliyoni niba ari 2 bamufata asigaje 500. abo ni bamwe mu bahageze mbere, bari hese ubu bari hafi aho. nyine ejo yiriwe yasinze, hanyuma rero yashaka gutega abamotari bakanga kumutwara. ubwo rero umwana w'umuhungu rero kubera ko ejo yiriwe yasinze, rimwe na rimwe ngo hari n'uwo yatezeho umumotari ngo amujyana kwa mushiki wiwe. ubugeze kwa mushiki wiwe rero avuga ko arakora akantu, mushiki we aravuga ati se waretse tugaterana nk'umuryango tukakubaza icyo ubura tukagikemura. arangira aratara avuga ati ngiye mumenye ko ndakora akantu ngaye nguko niyo makuru mfite. Twagize amahirwe mu batabaye bwa mbere hano, wasanze byari bimeze bite? ngewe twabisikanye n'umusaza ava gutanga mu itsinda, hari amatsinda y'ikigoroba tujya tugira ya buri munsi. aya matsinda ya buri munsi rero twabisikanye n'umusaza ari kuyavamo. hanyuma rero byasaga nk'ari nka 1:30 cyangwa 1:30 n'ingahe n'itanu wenda aho ngaho. hanyuma rero uwo musaza we yari ari kuva mu itsinda twe tuyajyamo, ariko mu uwo mugoroba akavura kari kugwa. ako kavura rero kari kugwa, umusaza ubwo urumva yari yansomyeho n'agacupa gakeya, abaraje ajya mu buriri araryama. ubwo uwo musore rero yahise amwinjira amukurikiranye. arangije rero yahise akinga aramukingirana, arangije asiga akoze iryo bara. Ngo yamuzingazingiye muri matera? Ntago twageze dusanga yazingazingiwe muri matera, gusa we aho yarari ikigaragara cyo yaraboshywe, ariko mu cyumba urumva matera zari zirimo n'imyenda irimo. ubwo ikigaragara cyo bavuga ko yanakoresheje na essence. Byari mu cyumba byose byahiye? Byose byahiye. Mugera ku murambo mwabonye waboneze ute? Yari yahiye yicaye. Yari ari hasi, ku ruhande hari igitanda, hari akabati, uko biri kose yari yegamiye akabati. murasaba iki rero ku butabera? umusore aba yakoze wenda banatubwiye ko yarasanganye imyitwarire ibangamiye Rwanda, yitwaraga ubundi muri rusange. ukuntu yitwaraga urebye nyine ntabwo yitwaraga neza, ko na bwa mbere bamufunze ari ukubera kwitwara nabi. Yarafunguwe none? Yarafunguwe. Yamaze nk'igihe kingana gito afunguwe? Igihe cyo sinakimenya, ariko yavuye mu gufungwa ahita ajya i Kigali.
uwo ni ukuvuga ngo sinamenye igihe yafunguriwe, ariko aho aviriye i Kigali ndumva aribwo yakoze iryo bara. murasaba iki rero ubutabera kuri iki kintu yakoze cyangwa se cyitwa kuba yakoze? Ubutabera nabwo ni ababyeyi, nabo bakora igikwiye. Urakoze. Sawa.